yarabizi neza ko video zirimo zirakwizakwizwa. Ndabyanze ntabwo izo ari imbabazi Irene. Ntabwo azi imbabazi, nta kintu nza kugukora, ntabwo nza kugenda nkuvuge nta kintu kibisinze kukuvuga ahantu na hamwe, na umva wicare utekane, nta mwanzo uza kugutera unturutseho, ariko izo mbabazi ntabwo ari zo. Izo mbabazi ndazanze. Icyo nzakora nta kintu nzagukora, ntabwo nzagukora ikintu kibi na kimwe. I'm not gonna do anything. Umva wicare utekane, bari imbabazi wansabye ntabwo ari zo. Imbabazi wansabye ntabwo ari zo Irene. Imbabazi wansabye ntabwo ari zo. Cause nsomye ibi biboro nabyo, namwe mu posting ibiboro musome ibi ngibi na mu posting muranje gusoma ibiboro bari bafungiyeho Pazo. Ni ibi ngibi byansomye muri, kandi video nta Pazo yigeze yohereza video yageze kuri Dumba nta nimwe. Irene subirayo ugende ukore research, nta kibazo. Ubu ngubu sinshaka kuzansaba imbabazi ku mugaragaro, uzihorere tuzavugane mu gikari, none uzi neza ibyo ugomba kuba wasabye n'imbabazi, kozi ntabwo uzi icyo usabira imbabazi. Ntabwo uzi icyo uri murasabira imbabazi. Ndagusomeye ikintu bari bafungiye Pazo. Yonza kuba ndi mu Rwanda nari kuba naragiye, nanjye nari kuba ndiyo. And then uravuga ati ntabwo yandeze. Ubundi yarareze, yego yaravuze ngo ikirego yavuze Pazo, yaravuze ati ngo Dumba ntabwo yabaye umukuru, ngo Dumba yari n'umuntu wari ubizi. Murabizi ko hari ibiganiro byinshi, ya mpano yivugira n'akanwa ke ngo Dumba niwe yarabiri inyuma. Nimubizi nimuhora hano mu matiku, mwebwe nimuhora mu matiku hano, nimubizi neza ko ari ahantu ya mpano avuga ati Dumba ni ngewe wari ubiri inyuma. Ntabwo mwari bwabyumve, ntimwabyumvishe mwebwe ibinyamatiku muhora hano, ntabwo murumva ya mpano avuga gutyo. Nimwirirwa mwana amatiku tubaha umuziki mukayanga, ibinyamatiku rero muzajye mujya mu matiku mwibuka ibintu mba mwumvishe. Urumva ikiganiro yicayeho arimo aravuga ati Dumba ni umuhemu, Dumba yarahemutse. Ibintu biri hano biragaragaza neza ko iyo nza kuba ndi mu Rwanda, impamvu bagiye muri telefoni yanjye, impamvu bahaye muri cyber report, batanze cyber report telefoni yanjye kugira ngo bagende by checking, nuko bari bashyize y'izina ryanjye. Noneho muri telefoni yanjye bacekinze ibintu byasohotse kugira ngo Pazo bamutware, bashiramo n'izina ryanjye. Izina ryanjye riri muri RIB first, rikongera rikaba muri Kiko second. Izo mbabazi ndazanze. Warize Irene? Warize? Have you gone to school? Have you sat on it? You're talking to a fucking engineer, man. I'm a fucking civil engineer w'imibare who critical thinks. I criticize my thinking. I think on top of thinking and think again. And I think again. There is umbabazi unsabye Irene, ntabwo ari zo. Subirayo ntabwo imbabazi bazisaba. I'm not going to do anything for your fans, for your kids, for what, for your bibintu ukoze for biki. Ndakureka nta kintu nza gukora, nta kintu nza kumarira, bari izo mbabazi umenye ko izo mbabazi zawe nta kintu mfatamo. Nta kintu mfashemo. Cyber report yerekana ko itariki 11 itariki 11 z'ukwa 11 yamenyesheje uwitwa Dumba, Pazo yamenyesheje uwitwa Dumba ko akoresheje video record ko kuri WhatsApp ko ari gushakishwa na RIB, ko yamusibira video zose za uwo rizagwira Florie arimo arakora imibonano mpuzabitsina, kandi areke kongera
kugira umuntu n'umwe azohereza, bivuze ko yarazi neza ko zirimo zirakwirakwizwa kandi ari we ziturutseho. Bavuga ati twasanze icyaha kimuhama, niko bavuga. Amavideo abitse kuri email kuri telefoni ye, akavuga ko nyuma yo kuyibona nta muntu n'umwe yazihaye, ko ibyo bamurega bamubeshera, ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha. Tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha, niko bavuga. Tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha kubera yari yarazihaye Dumba, yari yarahaye video ya Mpana akora imibonano mpuza, yarazihaye Dumba. Ubwo ngubwo we Irene mu mbabazi zarimo arasaba imbabazi, arimo aravuga ngo ya Mpano ntabwo yaramureze komuteri. Ku Banyarwanda mutazi igifaransa, komuteri ntabwo mukumva. Ku Banyarwanda batazi igifaransa ntabwo muzi akantu komuteri. Abarimo aravuga ati ngo erega ya Mpano ntabwo yaramureze, ariko ibyo ya Mpano yashyize kubera atandeze, kubera ikizina ryanjye ryageze mu rukiko, kubera ikizina ryanjye bagihaye cyber report igenda checking telefoni yanjye. Izina ryanjye kubera iki ryageze muri cyber report ya Mpano yaza kuba tarandeze, kubera iki izina ryanjye rivugwa mu rukiko bajya kurega, bajya gufunga Pazo, kubera iki? Irene, nkurekeye abafana bawe, icyari cyanzanye mpamvu nakoze ya live kwari ukugira ngo n'ubundi nishime, shimira ubutabera n'iki. Urumva nta hantu nta kintu nza kugukora, icyarutekane. Urumva nabibonye ko byakunaniye, probably ushobora kuba ego yawe yanze kusaba imbabazi nyazo, kubera ufite ego ntabwo ushaka kwerekana ko uri umuntu urenze, wibaza ko uri umuntu urenze. Ndabikurekera usigara urenze, sibyo? Ndabikurekera usigara urenze, ariko umenye ko izo mbabazi zawe ntabwo nzemeye njyewe Dumba. Wazitanze mu bice, nanjye zitanze nanjye nkubabariye mu bice. Mbabazi wazitanze mu bice, nkubabariye mu bice. Tit for tat is a fair game, that's how we are. Urumva ni ukuvuga ko ubu ngubu ntacyo nagutwara, nta kintu cyawe naza gusenya, ariko ubu ngubu we cannot sit on the same table and eat. Ntabwo nshaka kwicarana nawe ku meza ngo ndye urye nanjye urye noza. No, ntabwo nshaka kugusanga mu bantu ngo nguramutse. Ubu biragoye. Wico ntakora nyine, nanjye imbabazi naziguhaye mu bice, ugende ibyo ngibyo nyine, ugende nkuko nawe wazisabye mu bice, nziguhaye mu bice. Otherwise ugomba gusubirayo kamenya icyari cyabaye, cyangwa usigara uri ikigoryi. Ntacyo nzagutwara. I'm gonna let you walk free like a free man in Habitant. Mwana babanyiziza wano, sina time ya kugera Rugana nenja kuba yize twari mutawana. Urumva sibyo? Mapuro nazibasomeye, ibintu byose nabibasomeye, ariko imbabazi nanjye zimuhaye mu bike. Ni ukuvuga ko ubu ngubu ntabwo njyewe hari ikintu nzavuga kuri Irene kibi. Nibyo yakoze nzabireka nyine, nta kintu nzavuga kuri Irene kibi. Ariko nanone Irene ugomba kumenya ko nta nshobora kugusanga ahantu ngaho ngo ndye, cyangwa ngusange mu bantu ngo ngusuhuze. I cannot.
cyangwa ngo usanga ahantu baguteye ngo nze gutabara. I will not. Ntabwo nza kubikora. Gusa nyine ni mu bike. Ubwo nyine ukuntu wazisabye mu bice wihagazeho, sibyo se? Waze mu bice wihagazeho, nanjye nihagazeho mu mbabazi ntanze. Ziri mu bice. Ni tit for tat. Atafanya mambo yake, itakuacha kwenda ufanye nani hii zako. Tuachane hivyo hivyo tu. Uya ofete injeyo kumuha imbabazi nazimuha. Erega nicaye hasi ndatekereza ndavuga ati nkashaka no gupostinga ko ka video mvuga ati ndakubabariye, ariko mani telefone yanjye kanga. Telefone yanjye najya kugapoko ka downloadinga telefone kanga, najya kugapostinga telefone iranga, telefone irakwama. Umutima wanjye urashaka gutanga imbabazi, nayo ko telefone yanjye n'umutwe wanjye bagati ngo ariko mani bagufashe nk'ikigori. Ubwo wemeye izo mbabazi ziri mu bice, izo mbabazi z'uburyaryo urazemeye. Urumva izo mbabazi z'uburyaryo urazemeye ngo kandi ya mpano ntabwo yamureze komuteri. Izina ryanjye riri everywhere mu kirego cya RIB, riri everywhere mu rukiko ngo kandi ntabwo bandeze komuteri. Ibintu bitangirira muri RIB ikabyohereza mu rukiko bakagira muri cyber report. Nta kintu na kimwe kitari mu izina ryanjye, gutangirira kuri RIB kujya mu rukiko kujya muri fucking cyber report man. And then ngo yampano ntabwo yandeze komuteri. Ngo ntabwo yandeze komuteri. Subirayo ugende wicare hasi, ugende ubirebe, wewe wikubita akanuza munuza. Niba utinya iki bibyo bisinzi byo utinya n'iki nibigo byawe n'ibiki izo mbabazi zawe sende ikigoryi uzisabye mu bice nanjye nziguhana, nanjye nkubabariye mu bice. Abantu bavuga ngo talk to him inbox nabo bablock. That's it.